Umugabo yabeshye umuryango we yuko yashimuswe maze awusaba ko bamwohereza miliyoni ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo zibashe kumugomboza batamwica. Ibi byabaye mu karere ka Rusizi, aha ni mu murenge wa Mururu, akagari ka Miko, mu mudugudu wa Kabageni, ku itariki 19 z'ukwezi kwa 11 2024 ku isaa 4 z'ijoro, aho uyu mugabo yari ari kumwe na murumuna we barimo kugemura amata aho bari bayavanye mu Rwanda bayerekeje mu gihugu cy'abaturanyi. Ku isaa 4 z'ijoro rero, ubwo uyu mugabo yari kumwe na murumuna we basanzwe bakorana akazi ko kugemura amata y'ikivuguto muri Kongo, yabwiye murumuna we ko agiye kwihagarika maze aramwihisha. Murumuna we agarutse kumureba ahasanga amata gusa, uwo mugabo bari kumwe haramubura. Uyu murumuna we yahise amuhamagara kuri telefone, undi amubwira ko atazi aho aherereye ndetse ko ahantu ari adashobora kuba ari kuhamenya neza. Amubwira yuko haje abantu baramutwara babanje kumuzirika igitambaro mu maso. Abo bantu bakaba barakoresheje telefone y'uwo mugabo bahamagara umugore, maze bamubwira yuko aho ari ubu bamufite mu biganza byabo ndetse bakeneye ko abohereza miliyoni ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo babashe kumurekura ndetse batamwica. Kandi babwira uwo mugore ko natayohereza biraza gutwara igihe gitoya gusa bagahita bamwica. Umugore we akimara kumva ibi bibaye yahise ahamagara inzego z'ubuyobozi ndetse abwivugana na polisi, ababwira yuko umugabo we yashimuswe n'abantu bakaba bari gusaba uyu muryango ko yakohereza miliyoni ebyiri kugira ngo batamwica. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mururu Ngirabatware James yavuze ko bakimenya aya makuru bafatanyije n'inzego z'umutekano bakura aho iyi telefoni iri kuvugira basanga ni Nyarushishi mu murenge wa Nkungu. Yavuze ati umugabo yaje kuboneka haciye iminsi ibiri, abantu bakurikiranye basanga ni imitwe yatetse kuko ngo yari afite umwenda umuryango we utazi, akaba yaragira ngo abone amafaranga yo kwishyura umuryango we utabimenye, abikoze muri ubwo buryo rero bw'uburiganya. Ngirabatware yavuze ko icyagaragaye ari uko nta shimutwa ryabayeho, ahubwo uwo mugabo yagira ngo abone amafaranga yo kwishyura umwenda yari arimo, nyamara umugore we babanye cyangwa se babana ari umugore w'isezerano bakabaye bafatanya bakishyura iryo deni cyangwa se uwo mwenda uno muvandimwe cyangwa se uno mugabo wakoze ayo manyanga yo kwiba cyangwa se kwiyibisha cyangwa se kwishimutisha, niba ariko twabivuga, kuba yaragiye kubeshya akavuga ko yashimuswe hanyuma akaba ari gusabwa amafaranga miliyoni ebyiri kugira ngo zibashe kumugombora cyangwa se kumugobotora muri abo bamushimuse. Akaba rero yarabikoze nkana atarashimuswe, ahubwo ari imitwe kugira ngo abe yafungurwa cyangwa se yarekurwa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge yakomeje avuga ati ibyo yakoze ni ubutekamutwe kandi mu by'ukuri umugabo n'umugore barasezeranye, umwenda umwe yafashe bakagombye kuba babyumvikanaho bagashaka uburyo bawishyura. Ibyo yakoze ni uguca igikuba mu baturage, ari ikibazo cy'amafaranga umuntu yakagombye gushaka ubundi buryo akoresha ariko adakoresheje uburyo bw'amayeri cyangwa se uburyo bwo guteka imitwe kugira ngo abeshye abaturage. Mu mirenge itandukanye y'akarere ka Rusizi mu minsi yashize humvikanye abatekamutwe bambura abaturage bakoresheje amayeri, ari cyo cyatumye bamwe bakeka ko uyu muvandimwe koko cyangwa se uyu mugabo yaba yarashimutswe n'abatekamutwe, ariko nyamara uyu mugabo yabikoze nkana kuko ntabwo yashimutswe, ahubwo yabikoze kugira ngo yiyibirize cyangwa se abeshye kugira ngo abashe kubona amafaranga yari yaragujije cyangwa se y'ideni yari afite, ariko atanyuze mu buryo bw'umucyo cyangwa se mu buryo umuryango wari buze kumenya yuko uyu mugabo afite ideni. Ayo rero ni amakuru yaje kugarukwaho n'ibitangazamakuru bitandukanye, ni amakuru yaje kuba avugwa, benshi bagiye batanga ibitekerezo bitandukanye bayavugaho mu buryo butandukanye, ndetse ibintu byagiye bigarukwaho n'inzego zitandukanye, aho bavuga kuri uyu mugabo wagize aya mayeri cyangwa se wakoze uburiganya, aho yari ari kumwe n'umuvandimwe we bajyanye kugemura amata mu gihugu cya Kongo.
ni amata y'ikivuguto bari basanzwe bagemura, hanyuma bageze mu nzira yigira inama yo kwihisha umuvandimwe we, ariko mu by'ukuri ntabwo yari yashimuswe, ahubwo yabikoze kugira ngo akore amayeri cyangwa se amanyanga, arebe uburyo yabona amafaranga miliyoni 2. Ni amafaranga menshi, aho aya mafaranga bitari buze koroha ko ari buze kuboneka. Urumva umuntu wisanzwe agemura amata, aya none aba yatwaye ku igare, urumva aya ni amafaranga menshi cyane kugira ngo umuryango ujye kuyabona. Aho rero yaje gukoresha amanyanga cyangwa se amayeri nk'uko twabivuze haruguru kugira ngo arebe uburyo ki yabona aya mafaranga, biza kurangira rero bitagenze neza. Uyu mugabo rero ubu tuvugana kano kanya akaba ari mu nzego z'umutekano, zishinzwe gucunga cyangwa se kugenza ibyaha, aho nk'uko byagarutsweho n'umuyobozi w'umurenge yavuze ko byari ubutekamutwe kuba yaragiye agatera igikuba mu baturage ndetse agahabura umuryango, akabeshya hamwe na bagenzi be bafatanije bakabeshya ko ngo yashimuswe kandi ahari nta kibazo afite. Ibintu byaje kugarukwa n'ibitangazamakuru bitandukanye bavuga kuri uyu mugabo, aho bishobora kuza kuba byamuviramo no kuba yajya muri gereza agakatirwa n'inkiko akabazwa ku byo cyangwa se kuri cyamuteye gukora ibyo ngibyo. Inshuti bakunzi ba Arimba TV rero ngayo nguko ubusambo n'amayeri bigenda byinshi mu bantu, aho bagenda bashakisha inzira zose babakoresha kugira ngo babone uburyo barya utwa bagenzi babo. Ariko uyu mugabo we ahabera akasamutwe nuko aho kugira ngo we abikorera abandi yabikoze iwe, akabeshya umugore we. Urumva umugore yari kubugire utuntu tumwe na tumwe agurisha, akagira ibyo akora kugira ngo amafaranga aboneke, kandi umugabo nta kibazo afite, ahubwo ari amanyanga. Byakabaye bituviramo n'isomo nk'abantu bafite ingo cyangwa se nk'abantu babana, kuba umuntu yagira ideni ntabwo ari ikibazo, ahubwo gute umuntu agira ideni ringana gutyo rya miliyoni 2 zinarengaho cyangwa se zishobora no kujya munsi gatoya, umugore wawe atabizi, uri umuntu w'umugabo, warangiza bikavukamo ikibazo kigeze aha ngaha, ukagera ubwo ufata umwanzuro wo kwiyibisha cyangwa se wo kubeshya yuko wibwe cyangwa se wafashwe n'abashimuta kugira ngo ubone amafaranga yo kwishyura. Bakunzi ba Arimba TV rero ngayo nguko iby'uwo mugabo w'i Rusizi, ni amakuru twavanye cyangwa se dukesha ku Gihe, inkuru yagarutsweho n'Igihe ndetse n'izindi bitangazamakuru bitandukanye bivuga kuri uyu mugabo wabeshye umugore we ko yashimuswe nyamara atashimuswe, ahubwo ari amanyanga cyangwa se amayeri yo kugira ngo yiyibirize. Bakunzi ba Arimba TV rero tubashimiye mwese mudahema kubana natwe makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho mu bihe bitandukanye. Icyo tubasezeranya, Arimba TV ni televiziyo nziza ibageza amakuru abagiye acukumburanya ubuhanga ndetse abagiye atandukanye. Nta handi wavana amakuru yizewe uretse kuri televiziyo nziza ya Arimba TV. Mukomeze mugubwe neza, amahoro y'Imana abane namwe mu bihe byose muba murimo ndetse no mu bikorwa byayo byose. Tubashishikariza gukanda subscribe cyangwa se abone, like, share ndetse na comment kugira tujye tubana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho mu bihe bitandukanye. Amahoro y'Imana abane namwe, turakunda cyane. Ciao ciao. Amakuru yizewe kandi anoza acukumburanya ubuhanga n'abanyamakuru b'intyoza n'ahandi we kuretse kuri sheni ya YouTube yitwa Arimba TV. Kanda subscribe, like, share na comment, ntiwibagire gukanda ukazogera niba uri mushyashya kugira ngo ujye umenya amakuru agezweho kandi ku gihe. Arimba TV, kumenya amakuru kwanyu niryo sezerano ryacu.